bikaba byakomeza kugenda binduka ikibazo cyangwa se bikaba byabaye ikibazo kinini cyane mu isubira ryo ku ishuri ry'abanyeshuri mu magara menshi agiye atandukanye, aho kwerekeza ku mashuri byagiye binduka ikibazo kinini cyane, ndetse aho amafaranga yagiye yikuba inshuro zirenga ebyiri. Bamwe mu bana ngo bagiye baturuka iwabo bagiye berekeza ku mashuri, bakaba bavuye iwabo ngo saa 12 bagiye berekeje ku ishuri, bakagera mu magara agiye atandukanye saa 2 za mu gitondo, ariko bikaba bibagiyeho saa 9 z'amanywa biri kugana ku mugoroba, bikaba bibagiyeho batari baberekeza cyangwa se batari bagira ahantu bakwiye kuba bajya. Bamwe mu banyeshuri twagiye tuganira batubwiye ko bafite ikibazo cyo ko bashobora kuba barara mu nzira kandi nta n'amafaranga yandi bafite, ndetse n'aho bageze nta n'umuryango bafite, bakaba bari kwibaza niba baza kurara baryamye mu magare byabereye ikibazo. Kuno munsi wa nyuma kuba bakwerekeza ku ishuri, bamwe mu banyeshuri bagiye batinda cyangwa se bamwe mu banyeshuri bagiye barenze igihe cyo kuba bakwerekeza ku ishuri, bikaba byahindutse ikibazo kinini cyane ku buryo bamwe muri bo batangiye kuba bagira ikibazo cyo kuba bashobora kuba barara mu mayira cyangwa se bashobora kuba barara mu magari cyangwa bakarara hanze bitewe n'ikibazo baba bafite. Bakaba bari kuvuga ati kuba twabyutse saa 12 bikaba bigeze saa 9 z'amanywa nta kigaragaza yuko turagera ku mashuri, bikiri urugendo runini cyane. Ngo zimwe mu modoka zagiye zinduka ikibazo ku buryo ngo batagiye babasha kuba batega cyangwa se zagiye zikatira ahantu hakiri hafi ku buryo gutega byanditse ikintu kinini cyane kigoranye. Nawe ujye ugerageza kuba kwitegereza n'umurongo kugenda ugaragara, bikugaragara neza yuko kuba wagenda ugera ahantu ubasha kuba wagenda ari ikibazo. Bamwe mu banyeshuri bakererewe ngo ari benshi, ngo bamwe mu banyeshuri bakunda kugenda bigaragaza ko ari abansi cyangwa se n'ubundi buryo bugiye butandukanye, bigatuma batagenda ngo babashe kuba bagera ku ishuri ngo bagerereyo igihe. Bikaba bitangira ino nkuru neza. Mwaramutse kandi mwongeye kwirwa bakunze gukunda ku cyane YouTube channel Big News, aho muherereye mu mpande zose z'igihugu. Dukomeza kubashimira urukundo mugenda mukomeza kugenda mubasha kuba mwatwereka, mugenda mutwereka yuko ari ibintu byiza cyane ibintu tugenda tubakora. Niyo mpamvu twagize gutya ngo tugende duherekeze barumuna bacu berekeze ku mashuri, bagenda bagereyo amahoro, ndetse tunabaherekeze turebe ese undi mu nzira byagenze gute, imbogamizi zabayemo ndetse n'ibyiza byabayemo, kugira ngo zimwe mu mbogamizi zabashe kuba zabamo wenda ubutaha mu kwerekeza ku ishuri bizahinduke. Bimwe mu byiza nabyo byabayeho bizakomeza byongere bibe byabasha kubaho ndetse binoze neza kuba byarusha. Nta n'ikindi kintu cyatumye tubasha kuba twakora urugendo tubasha kuba twakora ino video, ni cyo nyine cyabidutereye kandi tubasha kuba twakomeza ngo tubakurikirane ino video tugende tuba twabereka bimwe byose ukuntu byagiye bibasha kuba byagenda. Twagiye ahantu twagiye duca twabonye ibibazo bigiye bitandukanye, twabonye ibibazo bigera kuri 5 ndetse twanabonye n'ibintu bigera kuri 3 twabasha kuba twakwishimira. Byari byiza muri no rugendo rw'abanyeshuri rwo gusubira ku ishuri guhera ku munsi wo kuwa gatanu kugera ku munsi wo kuwa mbere. Muzi ko bwari bavuze ati abanyeshuri mu iki gende mwerekeza mugana ku mashuri yanyu. Hari bamwe mu bataragiye babikorera igihe ngo babashe kuba bakwerekereza ku mashuri icyo gihe ngo bagendera igihe, bakaba baracikanwe bakaza kugenda nyuma, ndetse twabashe kuba twatungurwa nuko twasanze ari bo benshi ahubwo birengeje urugero kuba bashe kuba bagenda mbere. Twasanze abanyeshuri babashe kuba batinda cyangwa se bakire kuba babajya ku mashuri bahindutse ikibazo ari bo benshi, bizo kuba byanatera ikibazo cy'umuvundo w'abantu bo kubasha kuba bagenda. Noneho ngo bamwe mu bantu basanzwe bo guba watega imodoka byari byanditse ikibazo, nta nubwo byari bisa nkaho bishoboka. Kimwe mu kibazo cya mbere twashe kuba twabonye ko ikibazo cyabaye ikibazo cy'amafaranga cyangwa se amafaranga yo kwishyura. Rura yazabigerageza wenda kabikurikirana kuko byahindutse ikibazo kinini cyane, kuko ngo amwe mu mafaranga y'amatike bayakubye inshuro zigera kuri 2. Twano hambere twatembereye twageze muri gare ya Musanze, wenda twabonye hamwe mu hantu hatatu abantu bagenda bashwa bajya bari kugenda berekeza. Bamwe mu twaganiriye cyangwa se mu byo natwe twabashe kuba twakwibona ari kugenda bavuga mu ziko mu magare harimo abantu benshi bagenda bahamagara atari zino gare wenda nk'Ikigali wenda ugenda ugategeta ikiyego tukomeza ukagenda. Abantu berekeza nko mu byano iziko abari utumodoka dutoya tugenda duhamagara n'izindi imodoka zigenda zihamagara. Twasanze yuko kuva i Musanze werekeza mu Byangabo mu buzima busanzwe yari amafaranga 500. Uvi Musanze ugenda werekeza ugira mu Byangabo ngo kamara muhindutse amafaranga 400, ndetse hari n'abari kugenda baca amafaranga 1000, kumva no kwikuba kabiri. Kuva Musanze werekeza i Rubavu nabyo byahindutse ikibazo kinini cyane, kuko kuva Musanze werekeza i Rubavu ya amafaranga 2100, ariko byanditse 3100. Kuva Musanze werekeza i Kigali nabyo byahindutse ikibazo, kuko byari amafaranga 2930, akaba yahindutse amafaranga 4000
by'amafaranga. Bamwe mu banyeshuri kenda bavuga bati cyari ikibazo mu rugo kubona minerivare ni ibibazo, ndetse n'amafaranga yo kugera ku ishuri n'ibikoresho ni bimwe mu byo tutanafite kano kanya. Ati none n'amafaranga twari dufite dukeya natwo tugiye gushirira mu matike. Ati bimwe twabonye byabakwiye kugenda wenda bibera isomo bamwe mu babyeyi cyangwa se bamwe mu bana bagenda kuba bajya kwiga kure cyane y'iwabo, kuko hari bamwe ngo babyutse mu gitondo kare kare saa 12 bagiye kugana ku mashuri aho bari kugenda bashobora bakwerekera ngo bajye ku ishuri. Twagiye kubona tubona bamwe mu batubwiye twasanze saa 9 z'amanywa ngo bakiri kugenda batega, kuko ngo bagiye batega mu magare menshi agiye atandukanye, ugasanga umwana wenda ateze nk'ahantu hatatu, kandi muri aho hatatu wenda ari kuhagera akamara isaha cyangwa amasaha 2 atonze umurongo kugira ngo abashe kuba yabona imodoka ngo imwerekeze aho yabashije kuba yajya. Kikaba cyakomejwe n'ibinduka ikibazo cyane, kuko bari bamwe bavuze ati dore zino saa 9 zitugereyeho, kandi ubwo turi mu majyaruguru tugiye kuva mu majyaruguru twerekeza i Muhanga, bavuga turacyatega inshuro zigera kuri 2. Dufite ikibazo ko dushobora kuba twanarara mu mayira kandi tudafite naho tubasha kuba twarara, bakuvuga ati ubu twarara mu magare muri gare twarara he. Bikomeza kugenda binduka ngo ikibazo cy'abo banyeshuri kugenda babasha kuba bakwibaza. Ndetse kimwe mu byo twanyenda dushimira zimwe muri polisi ya mu nzego z'umutekano, hano hagiye hagaragara umutekano kugera kuri no munsi, kuva ku munsi wo kuwa gatanu kugera ku munsi wo kuwa mbere. Kwakoze imwe muri gare twagiye dutembereramo twasanze zose imbere ya gare cyangwa se ukimara kwinjiramo ugahita usangamo imodoka ya polisi. Ndakeka ko na kano ka video mukenda mukabona iyi ni imodoka ya polisi twaje tubasha kuba twasangamo. Iyi ni gare yo mu Nyamusanze yo mu Majyaruguru ndetse na gare ya Rubavu, murabona ko ariko byose byari bimeze. Hari haparitse imodoka kuva mu gitondo kare kare kurinda bigera ku mugoroba, kuva ku munsi wo kuwa gatanu kugera no kuri no munsi wa mbere, nabwo twabakoreye no mu cyangwa twabakoreye no video kugira ngo mubashe kuba mwakwibonera ukuntu twagiye duherekeza barumuna bacu berekeza ku mashuri bagenda babasha kuba basubira, ndetse tunabifuriza kuzagira amanota meza bakaziga bagatsinda. Avuga ati twakomeje gushimira polisi ko twagiye tubona ko yagiye yerekana umutekano, ndetse na bamwe mu bantu ngo bagiye basanzwe ntabwo bari bemerewe kuba batega ngo bagende mu gihe abanyeshuri bakira aho ngaho. Bavuga ko abanyeshuri bagomba kubasha kuba batega ari bo babanza kugenda mbere, abandi bakaza kuba babasha kuba bagenda nyuma. N'abandi bo mu buzima busanzwe bavuga ati natwe twabyahindutse ikibazo, twaragiye mu rugo mu kiruhuko, ubu ni kuwa mbere twadusubiye mu kazi, ko dusanga dukora mu ntara, ngo kuwa gatanu turataha, kuwa mbere tugasubira mu kazi kacu. Ati nabo byahindukiye ikibazo. Ni bimwe mu bibazo twagiye tubasha kuba twabona byagiye bibasha kuba byagenda bigaragara mu gusubira ku ishuri kw'abanyeshuri. Bimwe mu byiza bihinduke, ndetse bimwe muri bibi bigenda bibasha kuba byahinduka, ndetse no mu byiza bibasha kuba byagenda bikomerezaho, bigumeho byaba byiza kugenda birusha. Bamwe mu twakomeje kwenda tubana, ndakeka iyi nimwe muri video ya kabiri muri no mwaka wa 2025 tubashe kuba twabakorera, tukomeze kwenda tuba twabashimira. Mwakomeze kwenda mutwereka urukundo rwanyu, mwatumye tubasha kuba twava hamwe, tugenda tubasha kuba twagera handi, mwatumye tubasha kuba twakora ku mafaranga tutari kubasha kuba twakoraho, ndetse tunabasaba kuba mwakomeze kwenda mutwereka urukundo rwanyu. Bamwe mu bantu twagiye tubana mu mwaka wa 2019 nibwo twafunguye iyi platform yacu, kugeza mu mwaka wa 2025 uri kumva tumaze imyaka myinshi cyane tubakora ama video, kandi buri uko dushyizeho video tubashimira ko zose mwashwa mwazireba, kandi urukundo rwanyu mukomeze kwenda mutwereka. Ndetse binagaragara ko twagiye dutera imbere mu byo twagiye tubasha kuba twakora. Ndakeka rimwe mu ishusho twagiye dutangirana na ino shusho dufite kano kandi ibintu bigiye bitandukanye cyane, ndetse n'umwe mu bushobozi kwera video zacu uburyo mugenda muzirebamo, ubushobozi bwacu kuba bwagenda mukomeza kuba bwagenda bugera kure, dukomeza kwenda tubashimira. Ndetse namwe mu bakomejwe nabo twandije tugati ntabwo dukora cyane, cyari ikibazo cy'ibikoresho, ko ndakeka ibikoresho byose bigenda kuba byabasha kuba byaboneka, kuko ibikoresho byacu bigeze kuri 90%. Dukomeza kubashimira, tunashimira bamwe mu bagiye badutera inkunga zo kugira ngo tubashe ko twabona bino bikoresho, kuko ndibuka ko hari umuntu wigeze kuyaduhereza $500, wenda kuba twabivuga hano imbere ya kamera ntabwo biba ari byiza, ariko ni urukundo runini cyane. Tukuzugena tubashimira, tugusaba kuba wowe wagenda ukanda amashare ugira gute, kuko tubashe kuba twakora ibintu byiza kandi byinshi bigiye bitandukanye. Ndetse tunabizeza yuko umwaka ugirwa n'iminsi 356 cyangwa 350. Niyo minsi 356 ndetse na 350 tuba tubizi ko byibura tuzakora video zigera muri 300 muri no mwaka. Ndetse tunabasaba ko mwakuzwe na mutwereka urukundo rwanyu, tuvuye kuri
level twari turiho tugenda tugera ku yindi level twagakwiye kuba twagira byatubera byiza. Dore ko byagaragaye yuko twari twarabasabye ko mu mwaka wa 2024 ko ibiri platform yacu yaziyongera ikikuba byibura kabiri. Twabashimiye ndetse tukoze ko tuba twanabashimira kuko ntikubye kabiri gusa yikubye gatatu. Nubwo tunabasaba yuko byibura platform yacu nabwo irongera ikikuba kabiri tukava ku 2024 kuri platform kutubonaho tukabona byibura tukagira 50 bidukurikirana mu mwaka wa 2025. Dufite na platform ifite uko cyane 180 nabwo twifuza ko byibura twagira 160 bigenda bashaka byadukurikirana kugira ngo tubashe kuba twakomeza kuba twevara twakomeza kuba twagenda twegera imbere. Kandi uko mugenda muri ya video zacu gukanda like ukutanga ama comment kuri ya video yacu kagenda igera kure mbi bidutera courage bwa byanatuma tubasha kuba twabona amafaranga muri ziko zino mbuga nkoranyambaga cyangwa zino video tubasha kuba twakora zibyara amafaranga bigatuma natwe tubasha kuba twakwiteza imbere ndetse namwe mu twabonye mu bwo ma video tuyadukoresha abandi nabo bakagenda batera imbere. Ndakeka ariko bizwe nabo byagenda biba byiza. Thanks, turabakunda, tuzosubire ku yindi video. Hano abizo ibyo bikapu murabitahana iwanyu ya
Yemeye kuzagufasha gukoroka ukanunuka ugatakaza umwanya ugatakaza iki ugatakaza igihe cyawe kabisa wese utambukira rero kabisa umenye buri kimwe cyose ahandi tugakoresha ikamyo tukavuga cyane rero hafi y'ikoti cyangwa akamashyi cyangwa amashuri abacuruzi bagara Iyi modoka araje umashapo wadukuba imodoka zose